Vestine ni umukobwa mwiza ukora ibintu bya po. Simana yanjye. Ni umukobwa ndi umukobwa. Hello guys. Nizere ko mumeze neza. Sasa rero ubu tuvugana turi saa 10 n'igice z'ijoro. Ninjye avuga ngo mwaramuseye mujye mwumbwira ngo mwaramutse. Mumbwire ngo rero ngiye kubazanira dore inkuru y'umuntu witwa Vestine n'umuntu witwa Idirisa Odagwa. Niba ari Odagwa ntago mbizi. Ni Wadarogo. Ni Wadarogo. Nyagasani mani inkuru ngiye kubiryoshye. Tugiye gukora vlog ya Vestine bari kumwirukangana. Guys, stay touch. Ariko kandi ntago ari Vestine gusa. Ngo hari n'abahanzi ngo bivugwa ko ngo nabo ngo bari kugenda ngo banugwanugo ngo bamwe ngo banafashwe kandi barafungwa ngo kandi ngo baranafungwa da. Okay, mumurikirane rero mbere kukuntu Vestine yamaze kuva he kwa Wadarago. Kumana ndokasi Vestine. Basanye mbona. Mama. Iko kubaza. Ndokasi mbona. Isso foi muito Harahaye. Urumva Idirisa yaramumagaye ngo Dorokasi ngo yamwiruka. None se ntago waba unamuzi basi? Dorokasi ni Dorokasi. Ndumva izina atari ryo. Ndumva atari ubwa mbere. Usanzwe ubyumva? Gusanzwe ubyumva rero. Gutyo ubu ngo nukuvuga ngo nanjye mvuye mu rugo. Abaramamagaye arambwira ngo ni Idirisa. Idirisa ntago muzi. Ni wa mugabo wa Dorokasi. Kumfatira mani. Oya ndi gufatira icyo. Icyo kigabo. Simana yanjye. Ni umukobwa ndi bumukoreho kweri. Nigendera mu rugo. Ko niba agiye Harahaye. Sasa rero guys. Nkuko mubibona Sam. Kuri kose imisozi maze kusimbuka. Dore n'imyenda nari nyimushyiriye ariko ndamubuze. Ni mama y'Imana ndamubuze. Ndagira ngo tuganire ngewe nawe n'umuntu bita Vestine. Sam. Vestine ni umukobwa mwiza ukora ibintu bya gospel. Uririmba neza. Aririmba neza. Karirimba bagira ngo yepo. Yepo. Yewe burije. Bwije rivuga gake abantu baracana. Yepo. Ya indi ngo nanjye nahawe ijambo. Rero biravugwa ko amakuru mashya biravugwa ko umukobwa wacu ubu ngubu yamaze kugira ute ukatirana n'uwo bashakanye. Bamaze kumwirukana bakatirana ngo bamukubise iparo ngo mu mugongo w'umugani w'abantu ndi kuba bavuga. Ariko iyi nkuru se uyihagazeho? Noneho kugira ngo mbereke ko nyihagazeho mbyefite n'ibimenyetso. Urumva ni ntabwo nazana imbere yanyu uzi kubabwira ibintu ntigeze ngira ute ntekereza nigeze nsoma mu bitangazamakuru. Reka mbasomere ukuntu Vestine yanditse. Dusomere mu Cyongereza. Yego. Yavuze ngo today the life is Zana ngusomere ntabwo uzi gusoma Icyongereza mwe. Ndagerageza nubwo nize make. Soma. Haranditse ngo ishimwe Vestine ubwo kuri konte ye ku giti cye kuri konte. Today the life I'm living is not life I chose. Yes. I am living in a bad situation and I didn't deserve this. I know I made a bad decision in my life, but it's okay.
and allows some things to happen. So we can learn. I have learned and lot. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. Mu mashuri make nizemo aravuze ngo nta mugabo uzongera kumubeshya mu buzima bwe. Yego. Ngo yahisemo nabi. Yego. Ase kuko yahisemo nabi. Nukuri kose. Reka dukomeze. The next man I chose to be with, I will first get to know him well. When his family and know everything about him, no one will ever use me again. N'amarira menshi Vestine bakaba bakubise ipano mu mugongo. Biravugwa ko ngo umugabo we ngo yamucaga inyuma. Ibyo ntabyo nibivugwa mu Madrid. Ngende kubabwira breaking, ahubwo hari umusaza wita ngo nimba yitwa ngo simukunda kuri TikTok. Simukunda ndamamaje ariko mwihangane. Uro musaza nyuma yuko ngiye mbona ama comment buri gihe kuri video zanjye kuri TikTok muri following bavuga ngo ngiye umugabo Vestine simukunda. Ngiye umugabo wa Vestine simukunda. Nabibonye inshuro zirenga 10. N'ikimenyimenyi mujye kuri account zose z'abastar. Iyo comment murayisangaho. Nibyo byagaragaje neza ko Vestine Idrissa atamukunda. Umuhanuzi simukunda yagize ute yasizeho umucyo. Sam ndagushaka kuri kamera. Ngo numfate. Gweno kuri kamera Sam. Tubwire. Ubu mumbona nambaye akagofero k'abagenerale gute? Ko mbyutse ijoro. Nanjye ngo mbyutse ijoro. Ndaye ijoro. Breaking news rero. Ngo badarago yamudaraze. Ngo yamukuye mu ijisho. Oya, nimba barwanye, nimba byagenze gute? Ariko hari agacano k'agafeke nabonye kuri X ngo mumbabarire ngo ku nkuru ngo mwabonye ngo bamakinze. Ariko ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntabwo nubwo mbyemera. Ntabwo mbyemera. Ariko Vestine na Doroka ariko abanyarwanda namwe murashashariza cyane. Bavuga abagabo menshi. Yaba ariyo cyangwa atariyo. Bigaragaza ko abanyarwanda badakundana. Impamo y'Imana. Nukuri nta rukundo mufite. Mufite urukundo ntabwo mwagakwiye gukora ibi bintu. Ariko Emirene nawe tumuhamagare nawe tumuvugaho gatoya. Bakobwa bawe, umwe mu bakobwa bawe ko bakwambitse ingofero nk'umusaza waje ukamuvuganira. Icyo ni ikintu nacyo tugomba kunenga. Ibintu biravugwa ngo uburangirene ngo bamwita nk'intare. Intare? Mahuma. Ni mahuma cyane. Ngibintu ngo kuri uriya mugabo ngo birenze ukwemera. Ariko ngo banza ari we wamugurishije. Ibyo ntago mbizi. Ibyo reka tubireke. Ngenda vuga ibintu magazeho mfitiye icyo magazeho ngewe rero mfitiye amakuru yizewe. Yego. Nuko bagiye gusohora indirimbo nshyashya. Banza ariyo bari kugiye gutwikira we. Y'igiswahili. Izo ndirimbo rero hano kuri kamera twe tuvuga ibintu byabaye. Oya ariko ngo biri muri studio. Byo biriho. Habwo reka tuve kuri Vestine na Doroka sabo tuba tubaretse. Uravuga cyane dore noneho kamera yavuye. Vestine na Doroka tube tubaretse. Yego. Kivugire ku muhanzi Biri Ruzima. Ngo Biri Ruzima yazikire. Yatawe muri yombe kubera ibiyobyabwenge. Uyu mugabo nawe azahera muri gereza. Umuhanzi Biri Ruzima yatawe muri yombi akurikiranwe kunywa no gutunda ibiyobyabwenge cyangwa no gutunga ibiyobyabwenge. Ibyo kintu nicyo akurikiranweho. Biri Ruzima nawe rero azahera muri gereza. Uyu mugabo koko uyu muhanzi ko ari mwiza. Uramwibuka ariko mwe n'uyu muhanzi uririmba uyu mugufi. Uramwibuka mugufi waririmbye muri Yemba Voice. Yemba Voice. Mama. Oya ntabwo rokama. Baramuzi. Kenisorose. Uwo. Wabura kumwibuka gute ko nawe uri mugufi nkawe? Na erega abantu bagufi turamenyana. Kenisoro na Biri Ruzima. Afite akarimbo keza Biri Ruzima. Yego. Uranyumve mana y'abakunda. None se reka nkubaze. Uje kuririmba indirimbo ze cyangwa uze gutanga breaking? Nari gutanga breaking ariko ndi kubivuza. Ya muri kamera neza tukubone. Nari gutanga breaking ndi no kubabwira
tumwe mu turirimbo twiwe naho yagiye anyura bakavuga ko Mani Martin yabafashaga yego muri Yemba Voice indi nkuru rero igezweho ubu kitoko bibarwa Patrick oya ariko ntabwo urangije inkuru ya Bill Ruzima inkuru ya Bill Ruzima ikivugwa kuri Bill Ruzima ni igiki yatawe muri yombi arazira kunywa ibiyobyabwenge no kubitunga ariko ngafite umusatsi hariya ngo na direde afite umusatsi turaza kumubereka mu kanya mu ifoto muri behind abafana bacu baraza kumureba urumva icyo ni kimwe tugaruka kuri kitoko bibarwa Patrick yego yagarutse mu Rwanda ko bakavuga ko yaje bya burundu yaramaze imyaka 12 ari mu Bwongereza yaragiye kwirirwa atema ibiti mu Bwongereza se yaragiye kwirirwa yoza abakecuru yari yaragiye kwirirwa yoza abakecuru nk'abandi oya none se reka nkubaze uramurimo wo koza abakecuru se wowe bagwaye wawanga gitoko amakuru nzi gitoko bibarwa Patrick umwana w'Inyanza uriya mugabo rero ni umusore n'umusore burya narashaka baravuga ko ashobora kuba afite umwana icyo nzi cyo uriya mugabo amakuru amuvugwaho namwe naya uriya mugabo ngo yari asanzwe ngo ari gukora akazi ko gutema ibiti yamara gutema ibiti hariya muri Canada oya ni mu Bwongereza ni mu Bwongereza ayo makuru ni wowe uyazi yabirangiza ngakajya koza n'abakecuru ayo makuru ni wowe uyazi ni wowe uyafite ayo makuru ari ku ndiba y'iki yawe oya ari ku ndiba y'impapuro ayo makuru nzi afatika nuko yari yaragiye kwiga yego ubu tuvugana afitanye igitaramo n'uwo bita Davido papa kuri stage imwe na kitoko ariko samongera nkubaze ndabizi ibintu bya showbiz urabizi umuntu witwa Gitoko ni Gitoko ni Kitoko ni Kitoko agakecuru kanje kandekere umuntu witwa Kitoko umuntu witwa Bruce Melody yego umuntu witwa The Ben shiraho Meddy oya ndi kuvuga abantu bari mu Rwanda yego n'abahanzi batatu bibikomerezwa cyane none ongeraho n'umuntu bita Butera Knowless shiraho Bulldog buriya Butera Knowless ari mu bahanzi navuga ko bahagurukanye na Kitoko na Riderman okay na Riderman nawe jemo Green P babretse kurondora abantu benshi ngenda kubaje abantu bake cyane tubwire iri hangana ry'imiziki rigiye kwatakwa hano mu gihugu cy'u Rwanda vuga ngo ihangana ry'ibitaramo haya ni imiziki ubu no kuvuga ngo Kitoko ajya kujya kubita umuziki Knowless akubita umuziki Bruce Melody akubita umuziki The Ben umuziki Riderman umuziki Buda arekure Kemuzela umuziki arekure none zinuzaduka z'abasore ngo nizabushari n'abandi ariko arakoma bakubita imiziki arakoma ninde muhanzi uzaruta abandi ugereranyije nawe twabonye mu myaka ishize legend avugisha ukuri agakecuru kaje kandekere reka narakubuze manyobwa wari waragiye manyobwa iyo ni burayibuka reka tumutegereze mu myaka 2 ariko igitaramo cye n'ubita Davido my friend muri BK Arena yego ariko hari n'ikindi gitaramo my friend icyo cyo nzaba mpari kakweto kanye ubu ngubu natangiye kugahanagura gake sindakambara azonegire inkweto kujyana mu bukwe oya njye byose n'ubukwe ko ari ikirori ni igitaramo bra n'ubukwe ariko ni nk'ubukwe igitaramo cya Bruce Melody na The Ben yego Grove ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere cyari gisanzwe The Ben ari gukora wenyine ariko papa my friends Bruce Melody yajemo kira gitaramo uracyumva uti ntacyo nabivugaho oya bigira ikintu kivugaho ikintu cyo nzavuga ni kimwe umufana uko azahaguruka hara kuri stage ibyo bizakwereka ishusho yuko umuhanzi bamukunda wemera ndetse hagati ya The Ben na Bruce Melody tutitaye ku legend umwe muri bo afite nta numwe bose baranezeza ahubwo ibyo ngibyo bose nta numwe umuziki nyarwanda Bruce Melody awufite muri ariko mwana nawe wanyibye abafana baraza kumbona gute ngewe oya ngwino ujyemo oya jariya nanjye zinjyamo n'urutwe gusa ugira ibyo uvuga tujyemo ariko shaka ngo muri kutubona muraturaba tuba turi muri voroge
n'amakuru uyu bamwita Zakayo ariko burandi mura bazure niba ndi ushobora kuburimo reba neza urime intoza agahanga ukarekana gutya wenda gutyo turashobora kuzamo gutya aha gutya abazamo kana gutyo hano se ngende ndimo buriya buriya nawe urimo icyo twavuga sasa rero icyo navuga kuri Vestine na Dorcas dusoza kugira ngo abantu basobanukirwe neza kuri Vestine na Dorcas burya tuvugana njye mvuye gushaka Dorcas ariko yamubuze narinde kumufata ninge cameraman wiwe nubwo banaje nkavuga ni nanjye nje mwishusho yego ariko Vestine na Dorcas buriya ngo nabanze babahanga babana bimusanze urumva ayo makuru ntago shaka kuyasubiramo byo birazwe ariko rero abanyarwanda namwe mureke gusa reka tubanze turebe Emirene nawe tangaza nta kintu azavuga uriya musaza ariko bari gutwika mwana bari gutwikira indirimbo ibyo by'indirimo ntabyo nzi gusa bari abasaza Irene turamuzika ari ingona nashaka azabura ino video ntago bindeba sindeze kujya kumusaba Emirene ngo numwe mu banyamakuru ngo numwe mu banyamakuru usanga ewana mwana ndananiwe reka turangiza ikiganiro turabakunda pe iyi video irajya kwa Mr Zakayo yego musubscribing ndakora collabo na Sam mu subscribing ni kwizera Talk Sport niho iri buze kunyura ino video murakoze cyane ijoro ryiza yewe ase ni ijoro ryiza gitondo cyiza abo tubizi tugiye kuryama oya tugiye kuba turyama tugiye kubyuka murakoze